iyo buri muntu asohotse avuga ibye, twahereye kuri Patrick Muyaya tubona ibyo Mbonimpa yavuze, avuga ati nta hantu na hamwe byanditse, ati nta na metero imwe tuzarenga dusubira inyuma, kandi koko ibyo Mbonimpa avuga nibyo byo. Icyo bo babujijwe no gufata ibindi bice, ariko kuvuga ngo buri ruhande rwabonye ibyo rwashakaga. Twababwiye inshuro nyinshi ibintu byitwa niba ari ugupima imirya cyangwa raporo de force, nibura aho bigeze ubu ngubu biratuma, kuko leta ya Kongo ibyo Moya yavuga ngo abantu reka nubwo wabiha ya minsi 10, nubwo koko reka tuvuge ko withdraw ihanditse ya minsi 10, yewe no kugeza ku itariki ya 8 z'ukwa 8 byaba bitararangira, bivuze yuko ahangaha nkuko nabikubwiye ni road map yibizakorwa y'imirongo migari izaganirwaho. Ariko ngarutse ku kibazo cyawe mbwira uti buri ruhande eske rwaba rwarabonye icyo rwashakaga, ubwo twabihera mu masezerano. Kugeza ubu ngubu navuga ko nibura erega ibi bintu, hari ibintu mwari mwagiye muri wowe ufite imodoka, ufite insurance, muzi ibintu bita contrat d'adhesion. Contrat d'adhesion Maître Gasominara araza kubasobanurira, ni amasezerano usanga barayanditse noneho bakareba ahantu wowe bakwicazamo muri ayo masezerano. Contrat d'adhesion ziba muri insurance, ziba no muri bank. Kuriya bank wowe ntabwo negosia contrat ya loan, ni contrat byanditse no kuzuza muri bank, baba bazuzamo amazina yawe gusa, bashyiramo amazina yawe n'imibare. Ibi ngibi rero nabyo niko bimeze. Ni ukuvuga yuko abanditse aya masezerano, abanditse iyi mirongo ngenderwaho, iyi declaration de principe, bakoze ku buryo buri ruhande rubona rwibonamo, rukumva rwicaye neza, rukumva mu ntebe rushikamyemo neza. Nibyo bigaragara. Navuga ngo kugeza ubu ngubu, uretse ibyo nkunze kwita mu Gifaransa agitation enfantine, Maître Gasominara aze kubabwira, cyangwa se ibyo kwita kunyurwa amanuma, uretse ko atari translation n'ibyo mvuze, ni ibintu navuga ngo ni ibintu byo ku abantu bakwiye kwitonda, tugakurikirana ibi bintu tukareba aho bigana, kuko inzira iracyari ndende. Ariko icyo nakubwira, navuga ngo nkurikije ibyanditse ahangaha, twirinze turetse kuvuga ibyo buri ruhande ruvuga, tukareba izi text, navuga ngo haracyari balance hagati y'impande zombi, as long as kuganira bitaratangira. Kuko niba ibyo kuvuga ngo l'établissement cyangwa restauration de l'autorité gouvernementale, nabyo biri conditionné ko root causes, impamvu muzi zibanza gukemurwa. Ni ukuvuga ko ntabwo M23 ifata intwaro, ifata n'ibindi byose ifite, ikaza umvise ko Muye yavuze ati ubwo abantu bacu, inzego zacu, noze institution zirahita zigenda zigihari, akanazirondora. Erega ndanakubwira, hari ikintu leta ya Kongo ngira ngo yibeshya. Ntabwo igihugu kirindwa n'inyuguti, nta nubwo igihugu kirindwa no kuvuza induru. Ibi bintu byose byo kuvuga ngo mubone ko bavuze bati twebwe kuri tere turabona nta kajyamo, noneho mureke dukoresha umunwa n'ibyo twashobora. Kandi umunwa somehow dukurikije aho tugeze hari umusaruro urimo kubaho. Ariko ikigaragara ntabwo iyo uvuga ngo integrité territoriale, iyo uvuga ngo souveraineté, ubusugire bw'igihugu burindwa n'icyo bita une armée dissuasive. Igihugu kirindwa n'igisirikare, igihugu kirindwa n'inzego z'umutekano, igihugu kirindwa n'ibindi byose uzi. Ntabwo igihugu kirindwa no kuvuga ngo ahantu abantu barwanye bagapfusha abantu bangana kuriya. Hari n'igihe amasezerano nanaboneka abantu bazavuga batari ko subundi mwagombye kujya Washington, mugomba kujya Doha, tugomba gupfusha abantu bangana kuriya, muhakana ko aba bantu atari abanyekongo. Ibi bintu hari n'umuturage uzabibabaza n'urugero. So donc bivuze iki rero? Bivuze ngo navuga ngo nkurikije declaration de principe, kuko nababwira ko ni ntabwo iri binding. Nicyo kintu cya mbere n'ubushize twarabivuze. Kugeza ubu ngubu nta kintu na kimwe kiri binding hano. Nakubwiye ko ubushake gusa, n'ubushake ni bimwe bita utabishaka yabyikura. Ni gentleman agreements niko bazita, bakunda kuzita mu Abanyamerika babyita kuriya. Nakubwiye ngo ni style americain, ariko ni nko kuvuga ngo ngewe mfite mubanze mutugaragarize ko mufite ubushake. Nubwo Maître Gasominara yavuze ngo n'ubushake bw'agahato, kuko ubundi consentement n'ubushake bw'umuntu budafite umuntu usunika. Ariko nanone urebye za dere bashyiramo declaration de principe,
ku itariki ya 17 muzasinya koro. Iya koro bya bindi nakubwiye bya za contrat d'adhesion. Bya bindi by'ahantu bashaka ahantu bicaza mu mama. Nubwo bazaganira cyangwa bazagira gute. Ushobora no gusanga text ihari. Ntabwo nibaza ko text ariyo bazajya kuganira muri iyi minsi 8 cyangwa se muri iyi minsi iri imbere. Ushobora gusanga text ihari ntuza mediators leta ya Qatar n'abayifasha wenda bakaba hari icyo babiziho cyangwa se reka tuvuge ko hashobora kuba hari working document cyangwa tuvuge ko wenda hashobora kuba hari draft. Cyangwa byose ubwo abatekinisiye ntago abatekinisiye barahari bari kuko ntabwo bashobora gushyiraho itariki ya 17 wenda nta na draft bafite. Ariko ikigaragara nakubwira ngo kugeza ubu nakubwira ko nge mbona equilibre, ndabona balance, sibyo? Muri iyi declaration haba ku ruhande rwa leta ya Kongo haba no ku ruhande rwa M23 na n'ihuriro AFC M23. Donc turetse bya bindi nakubwiye byo kunyurwa amanoma no kuvuga ngo victoire diplomatique n'ibindi byose bidahari, uyu munsi ikigaragara nuko umuhuza yagerageje ku buryo mu ruhande rwa kwicaramo. Ariko noneho abantu nibatangira kuganira, wabonye ko hari na po wabonye attention ipo y'impunzi n'abavanywe mu byabo ni po ikomeye. Uziko no muri Washington muri akoro naho irimo na hano yagarutse. Iki ni ikibazo gikomeye, urabona ko babivugamo bakazavuga. Ariko iyo ubwo ni y'uruhande rwa FCM 23 iyo ni bavuga ko abo barwanirira n'ubundi ari ababujijwe uburenganzira bwabo. Ngira ngo wenda ntandukane gato na Maître Evode kuri iyo ngingo. Ndebye from looking in from outside, ureba uko ntago twari mu biganiro, agatuzi icyo buri umwe yavuze yasabye niki. Ariko icyo tubona byanditse ni inyandiko isinye. Ndabona nta hantu leta ya Kongo yungukiye politically. Inyandiko ihengamiye ku ruhande rwa FC kurusha ndaguhaye ingingo enye. Ingingo ya mbere nuko already kuvuga ngo leta ya Kongo yicaranye n'inyeshyamba basinyanye amasezerano uko wahita ko ariko basinyanye amahame, hari ibintu basinyanye ikatari biralegitimizinga biraha M23 AFC M23 legitimacy. Ubwo AFC M23 yemewe mu maso y'abanyekongo ya leta ya Kongo. M23 iremewe. Icya kabiri nibwo bwa mbere tubonye inyandiko isinywe ivuga ngo M23 AFC M23 aho yafashe ntihavi hagume. Bitandukanye na wa mwanzuro w'akanama k'amahoro ka yose yigeze kubaho yose, yaba ya Loni yaba ya SADC aho yari yose. Nibwo bwa mbere tubonye inyandiko isinywe ishyigikiwe n'ibihugu bitandukanye n'abayobozi batandukanye ngo M23 AFC M23 aho iri hihave ariko ntikomeza kwagura imbibi. Icya gatatu muri amasezerano baravuga ikintu cyo cy'imvugo z'urwango. Principles number ya mbere general principles point ya gatandatu. Bavuga ngo the parties reaffirm their attachment to bavuga ngo ni uhere ahambere the parties commit to overcoming the divisions bakagenda bakavuga ngo rejecting all forms of dehumanizing speech. No zose z'urwango zihembera genocide, ingengabitekerezo genocide zitesha agaciro abantu. Icyo kintu ntago M23 no mu ngingo ya kabiri birimo kuri leta ya Kongo. Ipo ya kabiri leta ya Kongo yakirizwe inshuro nyinshi na M23 kandi ubwayo ngo kiri mu ngingo bizanagarukaho buriya no biganiro byimbitse. Ikintu cy'urwango, ikintu cy'ingengabitekerezo ya genocide cyanditse kiri clear. Ikintu cyose cyambura ubumuntu cy'uburenganzira. Icya kane ni cyo ngicyo Maître Evode ravuze cyuko impunzi zitaha zisubizwa uburenganzira bwazo. So noneho nareba muri rusange niyo narekera ngaho muri rusange nkashaka ikintu Kongo wavuga ngo kirengera kubya tkomeje itsimbararaho nta kimwe mbona.
iyo niyo submission nta kintu nanakimwe Maître Gasominari ndagira ngo nzamuminga nanjye ndaza kugira icyo mbivugaho. reka twumve kuri ikintu kirimo gusa wenda cyanyuma ikintu kirimo gusa nuko babwiye M23 batariko nimukomeze kurwana nimukomeze kwagura nimukomeze gufata ahandi icyo wakora no gusurvivinga politically nka leta wenda hakazaho ibiganiro ntuvanwe ku buyobozi. wowe urabibona utse umuzano hengamiye muri aya mahame arindwe ndagira ngo njye hagati mu by'ukuri reka twe two kuvuga ko uyu ari byo yabonye nuriya hari byo yahomye ariko bombi barimo kuririmba intsinzi oya ni ukuvuga nabyo babonye nibyo mpamvu igihe cyo kubibona si iki. ndagira ngo nisobanure yego iyi ni inyandiko y'amahame Exact. azagenderwaho mu kujya mu biganiro noneho ikizava mu biganiro niho hazaba intsinzi cyangwa intsinzwi cyangwa intsinzi y'igice cyangwa gutsindagurana impande zombi ukagira ibyo ruta ariko kugwa miswi mu by'ukuri ku ruhande rwa AFC M23 bafite ibyo bakwishimira kuko ibyo basabaga byose bashaka ko biganirwaho nk'impamvu muzi zatumye bafata intwaro bakarwana byose biragaragara muri aya mahame. nk'ibihe icya mbere ni ukwemerwa nk'umutwe witwaje intwaro ufite ibyo urwanira bizwi byemewe n'impande zombi byemewe n'umuryango mpuzamahanga bigomba gushakirwa igisubizo. icyo ngira ngo ntabwo gishidikanywaho icyo cyemeranyijwe. ubu impamvu M23 yafashe intwaro ikarwana yamaze kwemerwa ku rwego mpuzamahanga cyane rwose ni international recognition. yego cause yayo yo gufata intwaro yemewe rwose. iyo bavuga bati aba ni abantu bafite ibyo barwanira tugomba kwicarana tukaganira tukabumva noneho ibyo batubwiye tukagira icyo tubikuramo hakabaho amasezerano ashyirwaho umukono akazashyirwa mu bikorwa birumvikana neza yuko icyo barwanira cyumvikanye kandi neza. icyo rero ni kinini kandi kirari muri ibyo igikomeye cyane hari kiriya kintu cy'imvugo z'urwango no gutesha abantu agaciro kuko abari victime b'ibyo bintu ni abantu bafite aho bahuriye n'umutwe wa M23 kuko nibo bicwaga nibo bitwaga amazina yose nibo bari barahejwe mu gihugu cyabo nibo bahunze nibo mpunzi. urumva icyo ni ikintu cyemewe ntabwo kigarukwaho. kugira ngo M23 yajyaga ivuga ko hari n'abaribwa ariko nibyo natwe twese twarabibonye byabaga ku mugaragaro za video zirahari ntabwo ari ibintu bishidikanywaho. bari n'abasirikare bakuru mu ngabo z'igihugu hari majoro wishwe kuri Goma baramurya baramwotsa majoro mu ngabo za FRDC bamuhoye gusa ukuntu kwasa kubera ko akomoka mu bwoko bw'abatutsi. rero nk'iki ni ikintu cyemewe kandi ku rwego mpuzamahanga. iyi nyandiko yashyizweho umukono n'impande zombi kuri 23 z'ukwezi kwa kane ubushize niyo yabaye iya mbere yarejitimaga AFC M23 kuko yagiranye ibiganiro na leta ya Kongo bakagira ibyo bemeranyaho bagashyira umukono ku nyandiko bahuriyeho. none uyu munsi noneho basinye amahame azagenga ibiganiro bizaba ndetse banajya kuri baravuga bati haba kugarura ubuyobozi bw'igihugu mu bice byose by'igihugu haba gucyura abantu bavanywe mu byabo haba gucyura impunzi byose bizumvikanwaho igihe bizaba byumvikanwaho ariko bishyirwa mu bikorwa. ni ukuvuga ngo M23 igiye no kugira uruhare mu by'ukuri mu buryo bw'imitegekere ya Kongo. njyewe nibaza ko ni recognition ishobora kuba inarenze niyo mpamvu tuvuga ngo ibyo bo babonye byari ibintu basabaga ntabwo ubu ngubu nta kintu cyatanzwe aya ni inyandiko y'amahame ariko noneho icy'ingenzi ni uko byose bigiye kujya mu biganiro. ni ukuvuga ngo ibiganiro ntibizajya hanze y'aya mahame nicyo bivuga
ariko niba ibyo basabaga byose byinjiye muri aya mahame ni ukuvuga ngo niyo babona 60 cyangwa 70% y'ibyo basabye 40% bikajyana n'ibiganiro kuko iyo umuntu negosiya ntabwo mushobora kubona byose hari ibyo babaha n'ibyo batabaha ariko nibura babona 70% y'ibyanditse mwahanga nibaza ko bazaba babonye intsinzi ariko haracyari vuba kuvuga yuko hari uwatsinze n'uwatsinzwe ahubwo hari byumvikanyweho biri mu nyungu z'abasabaga kuko M23 niyo yasabye ibiganiro ntitubyibagirwe bo baravugaga bati ntabwo twebwe dushaka gufata uduce dushya ntabwo dushaka kurwana ngo tugire aho dufata ahubwo ikibazo dufite ibibazo dushaka yuko leta yacu twumva tukaganira none byonyine kuba hagiye kuba ibiganiro bikaba ari ibiganiro ku rwego mpuzamahanga bifite abahuza nka Qatar na Amerika bikaba birimo umuryango w'ubumwe bwa Afurika hakaba harimo za mekanisme regional harimo SADC na East African Community ngewe nibaza ko ubwabyo ni insinzi ikomeye yabasabye yuko habaho ibiganiro none ikizava mu biganiro nicyo twakwitega ibyo bazabaha muri ibi ngibi basaba twabyitega ariko nibura intambwe ya mbere yuko ibyo basaba byemewe yo yamaze guterwa ngira ngo ubwo mukanya tugana ku musozo turaza kureba icyo kwitega nyuma yaho aya mahame ashyirweho umukono ariko nashaka kongeraho yego nashaka kongeraho nyine Maître Gasominari no mwavoka ushobora kujya mu rukiko ugasaba ibintu bitanu bakakwemerera bakakubwira bati ibi bintu turabyakiriye uko urukiko rubanza gusuzuma ibyo bita resolvabilité kureba niba ikirego cyakwakirwa dusubiye mu byo turimo rero mu byo turimo mvuze uburyo bwose bworoshye ni nko kuvuga ngo abantu baraganiriye ngo mu biganiro ni ibiki bizaba biri kuri agenda kuri ordre du jour hariho iki mu nama mpuzamahanga tujyamo usanga dufite deba iri miskre iteye ubwoba ku bintu bijyanye no kumenya niba ikintu nibura mbere y'uko ureba ishingiro ryacyo niba cyajya kuri agenda cyangwa kitajyaho bakavuga bati iyi item irajyaho ntijyaho bamwe bati ni muyikureho bati zakurura impaka izi nizi donc ikigaragara rero ni iki niyo mpamvu twavuze ngo bigereranye gutyo ufate nk'umuntu wagiye mu rukiko asaba ibintu bitanu bikazenda ingapo urukiko rumuhaye 2 sibyo cyangwa se abuze na kimwe sibyo cyangwa se wowe wasabye 5 nanjye nsaba 5 ngiye bamamo 2 nawe baguhamo 2 iyo abahagarariye Kongo baza gukora interpretation nk'uko Maître Gasominari na James bayikora bakamenya ko hariya kuko ikintu cyatumenye leta ya Kongo abayihagarariye ari nabyo moya yavuze banyurwa manuma ni iriya puwe ya kane ivuga ngo restauration de l'autorité gouvernementale sur toute l'étendue du territoire national bo bahise bumva yuko niba tugomba kugenzura territoire yose bivuze ko M23 muri iyi minsi 10 iri imbere ihita ihambira ibirago igasubira inyuma bibagirwa yuko iriya puwe ya gatatu iri muri permanent ceasefire iriya ya gatatu ibabuza kugira ibindi bice bafata urabona ibi bintu by'imvugo z'urwango kuko byari muri revendication za M23 Tshisekedi yikomanze kugatuza avuga ko atazigera aganira n'aba bantu uyu munsi yemeye kuganira nabo uyu munsi rero imbere y'abaturage be agomba kubabwira ati wenda ibi bintu burya wenda mbere nabyangaga mbona wenda turi muri ba Joao Lorenzo na ba Ubasanjo niki ariko wenda byageze kuri Amerika na Qatar haza umuvuduko sibyo haza umuvuduko haza serwakira haza tsunami nanjye ndusha imbaraga wenda mva kwizima cyangwa se nanone iyo nkomeza kurambarara vuba bamaze gufata Kisangani na Lubumbashi sibyo Tshisekedi nawe ashobora kubona ariko imaze rwose kuri iyi dosiye mvuye ngo ariko se izo narigima yabwira abaturage cya narigima bashobora kuganira kandi nk'abanyapolitiki ubwo rero icyo nshaka kuvuga wavuga ngo nirwanyeho nemera kuganira n'abantu kugira ngo ufite nagira ngo twumvikane basiganye propaganda iyo turisigaye yonyine twumvikane ko insinzi ntabwo twayirebera muri iyi declaration reka abantu bazajye kuganira noneho DRC bya bintu yari yizeye itangira ivuga itariko mbere yuko tuganira ariko ubundi mugomba kubanza mukagenda bavuze restauration de l'autorité gouvernementale kandi ni twebwe guverinoma par conséquent tugomba kongera kugenzura igihugu cyose M23 babwira iti no way condition préalable addressing root causes batangire bakoreho bagere muri sibyo logical consequences wabyumvise noneho nibwo abantu
bavuga bati finalement nous allons dans la farine bon noneho erega n'ijambo logical hari impamvu bashyizemo logical bashobora gushyiramo will be consequence ntibashyiremo logical logical nayo harimo akantu yego ntabwo ari garanti ni logical ni ideal ni ideal mu gifaransa niko tubyita donc urumva rero aho ruzingiye naho ngaho nibura twamaze kumvikana kuri item zizaba ziri kuri agenda turagenda rero duhera ku ya mbere item number 1 okay tuganire noneho direct talks yego tuganire ariko nkuko bivuga ibyo turimo kubona kuri ground bishobora kuba bidahura n'ibyo abantu barimo kuganira ariko nanone kuko baravuga ko buri ruhande rukomeje kuramforosa ibirindiro byarwo cyane cyane mu ruhande rwa leta ya Kongo ibyo ngibyo rero ibyo ntekereza ni ibiki ntabwo nibaza ko M23 nayo ntabwo yari umwanya wo kubyina intsinzi nkuko Maître Gasominari yabivugaga sibyo wowe kuba harabaye resolvabilité ikirego cyawe bakakwakira bakacyakira ntabwo bivuga ko uzatsinda urwo rubanza reka rubi donc nibyo birizaganirwa rero mu masezerano mu cyo bise accord global muri accord global niyo mpamvu nakubwiraga ngo muri déclaration de principe nubwo Amerika ifite igitutu na Qatar biri ku muvuduko wo hejuru wowe udashoboye reka mbyite manipulation no muri negotiation wazikoresha you can manipulate parties the parties ukababwira uti mwebwe wowe uzabona iki nawe uzabona iki wowe nawe uzabona iki nawe uzabona iki kuko ubwoko bw'izi déclaration de principe ibingibi ukunda kenshi babikora akenshi nkuko mbikubwira muri pratique internationale tuzi akenshi zandikwa n'umuhuza ariko yarabanje kumva buri ruhande akabanza kukumva kwawe nawe akabanza kukumva kwawe noneho mukazamo kumvikana nibura abagira ngo ashobore kwegeranya ba bantu bafite ikintu kirekire hagati yabo badashobora no guhura noneho ahangaha kuri déclaration de principe agera ahantu abahuza kugira ngo abahuze rero nuko muri za muri ya mirongo migari nuko buri muntu yibonamo niba rero baremeye gusinya niba batarasinye ku gato nkuko Maître Gasominari yahoza bivuga ati n'ubushake buri ku gitutu buri ruhande hariya rurafitingamo ngewe nkibaza ko DRC ishobora nkuko yafitinzemo kubera l'interprétation erronée cyangwa se interprétation erronée ni iki mu kinyarwanda ubwo n'ubusesenguzi butari bwo ubusesenguzi butari bwo kuri puwe ya kane kumva nabi kumva nabi the meaning of restoring government of icyo bivuze nibazaye ko atari uko batabizi ahubwo ni propaganda niyo turu basigaje ikindi imbaraga zabo zisiga niho basigaje ubundi nahandi ni ku mirongo y'urugamba kuko ibingibi no kushakisha just to buy time kuko niba ugiye Doha ukabona outcome uhagarariye leta ukabona outcome nk'ingi wundi wakabaye either niba utabyemera nta nubwo wakabona bisinya actually ubundi ngo leta ubundi ya Kongo ndemeranye na Maître ibyo yavuze hagomba kuba harimo pressure ikomeye cyane kugira ngo leta ya Kongo isinye ibintu beze bityo kubi hari iri murebye za dere ziregera pressure ikomeye cyane ariko kugira ngo urebe ni na mpamvu n'abakomeze ko reinforce kuri ground kuri terrain ku mirongo y'urugamba arimo gushaka uburyo bakomeza kurwana none ya propaganda ikaza gusa nkaho yereka abaturage yuko nubundi bari abakaye bava hari ariko barimo kwanga tugomba kurwana nabo ubwo rero tugana ku musozo nahoze nkomoza kuri ibi ngibi byo kurekura imfungwa tuvuga ibyo gutaha kw'impunzi mu ihame rya gatanu return of internally displaced persons and refugees ngira ngo nahoze mbona bamwe mu bayobozi mbuga nkoranyambaga ba FCM 23 bavuga bati abantu bacu bitegure gutaha no mu minsi ishize nigeze kubibona ariko rimwe na rimwe abantu bakavuga bati aba ntabwo ari bo babivuga kuko bazi ko hari akazi kagikeneye gukorwa nubwo yaba mu masezerano ya Washington yaba no muri aya mahame yasinywe birimo ariko ibirimo hano murabiha amahirwe angana iki ko bishobora gutanga umusaruro Maître Gasominari mu by'ukuri ngewe mbibonamo ibibazo iyo urebye nk'uburyo iyi nyandiko yanditse reka tuvuge nko kuri iyi ngingo yo kurekura imfungwa bongereyemo ikintu kitari ngombwa ikihe kuvuga ngo in the context of the Congolese law
to arrange for the release of prisoners. Nuvuga ngo abantu bafunze kubera ko bafite aho bahuriye na M23. Bamwe bakatiwe n'inkiko. Abandi bafunzwe by'agateganyo ku byemezo by'inkiko. ntibaraburanishwa. Ubwo nuvuga niba baravuze niba bataravuze expressively ko bazarekura imfungwa, ubwo nukuvuga ngo ni inkiko nanone zigomba gufata ibyemezo birekura abantu by'agateganyo, cyangwa se bakavuga bati uyu muntu ntabwo gikurikiranwe, ubwo bigakorwa n'ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa by'agateganyo. Ariko kubera ko bongereyemo ngo in the context of the Congolese law, niba itegeko rivuga ngo umuntu niba yafunzwe by'agateganyo yafunzwe n'urukiko, abagomba gufungurwa none n'icyemezo cy'urukiko. Niba ari ubushinjacyaha bumufunze bukora iperereza, ubwo n'ubushinjacyaha buzabikora. Ibi ntabwo ari ibintu bishobora gukorwa mu gihe cy'iminsi 10. Nibaza yuko ari ibintu bishobora no kuzagira ingaruka mu biganiro bigomba kuzaba, kuko niba bari bavuze ngo mu bintu twemeranyije hagiye kubaho gufungura imfungwa, hanyuma imfungwa ntizifungurwa, uyu munsi bazajya mu mishyikirano ku itariki ya 8 bazavuga bati ntabwo ibintu mwemeye ni mubikora, ntabwo turi bemere kuganira namwe kuko ibintu bitaje. Icyo ni kimwe. Noneho kubijyanye no gutaha kwe, ariko uremera nawe ko ibihe ari bitoye. Ibihe ni bitoye. Noneho kubijyanye n'impunzi, ho byo biranakomeye kurushaho. Reka twibukiranye tunemeranye ko nta hantu na hamwe nari nabona umuryango w'abibumbye wacyuye abantu, kuko inshingano zabo ni ukwita ku mpunzi zavuye mu byabo mu bihugu byabo bihungira mu bindi bihugu. Ntabwo bafite inshingano zo gucyura impunzi bazisubiza iyo zavuye. Iyo impamvu ishami rya Loni ryita ku mpunzi ryita ku mpunzi, ntabwo ryita ku bene igihugu batagifite impamvu z'ubuhunzi. Rero kuvuga ngo umuryango w'abibumbye ngo niwo uzacyura abantu, icyo nari mvuze nuko twe dufite niyo experience twarabibonye. Mu by'ukuri iyo aho ugomba gutaha, impamvu zatumye uhunga iyo zavuyeho, ntabwo iyo utegereza umuntu uza kugutwara. Pour rappel 2010 na 2012 hari accord tripartite. Izo tripartite zirahari, HCR n'u Rwanda na Congo. Kuko ni igihugu nukureba, ubwo nukureba igihugu cyakiriye impunzi ikigomba kongera kuzakira na HCR. Izo za accord tripartite zisanzwe zihari, ariko ntizikora. Yego ngewe ntabwo ndeba amasezerano yaba yarasinywe, ahubwo ndeba ese impamvu zatumye umuntu ahunga ntabwo zikiriho, uwo muntu yataha. Kuko abantu bose bataha mu bihugu byabo bicyuye. Buriya gutaha mu gihugu ni kimwe n'ibibazo by'iterambere, nkuko nta muntu ushobora kudevelopa undi. Niyo mpamvu babyita nta muntu uteza imbere undi, ntabwo bibaho. Niyo mpamvu babyita retour volontaire, gutaha ku bushake. Gutaha ku bushake. Iyo ubwo buryo bushoboka ni ufite ibisubizo bitatu mu mategeko mpuzamahanga ajyanye arengera uburenganzira bw'impunzi bishoboka n'ibyo bihugu bitatu. Nako n'ibyo bisubizo bitatu. Ni retour volontaire, no gutaha ku bushake kubera ko impamvu impunzi yahunze zitakiriho, sibyo? Hanyuma iya kabiri ni bya bindi ba resettlement, bya bindi bafata umuntu bimwe bajya babajyana muri Amerika. Hanyuma impamvu ya gatatu ni igihe habaye ibyo bita cessation clause, umuntu habayeho gukuraho kuba umuntu atakitwa impunzi, umuntu akaba integre muri société d'accueil, muri société yamwakiriye, abonye ubwene igihugu. Kubera ko umuntu yitwa impunzi abona ibyo bita protection internationale, à l'emplacement de la protection nationale, kubera yuko abatakirengerwa n'igihugu akomokamo bakamuha protection internationale mu buryo buri temporaire. Ni mu buryo buri temporaire, kuko iyo yamaze kubona ubwene igihugu bwaho yagiye, cyangwa ku bushake bwe yaragarutse iwabo, cyangwa se cya kindi kirimo cyo hagati cyo gufata umuntu ukamujyana mu byo bita pays sûr. Ni ukuvuga ngo umuntu wenda ari nko ku mupaka w'igihugu cya ahunga, bashobora kumugirira nabi ukamufata urekanze mujyane muri Arizona kumwe bajya babigenza. So ibyo nibyo bisubizo bishoboka. Ariko nanone nkuko bigenda gatekereza yuko umuntu wahunze atari ugomba kuza kugusobanurira ngo iza mpamvu wahungaga ntazijye hari ngwino. So ngiye ngatekereza yuko ngira ngo nibirajya gusa nibyo Maître Gasominari yavugaga, ariko ikigaragara nuko aha niho ruzingiye. Mureke bazaganire kuri izi ngingo zose, hanyuma turebe ninde muri za prétention de parti, muri za mpamvu zatanzwe n'ababuranyi, ninde ufite ukuri, ninde utagufite, ibihato birihe. Ngiye ntekereza yuko iki ni igihe cyo kugaragaza bwa bushake. Turiteguye, dushoboye kuganira direct talks. Ni ku itariki ya 8 bagasinya kuri 18. Mureke turebe ikizaba.